Shiti zanjye mukomere kandi uyu n'undi munsi mwiza wo kongera kuba twaganira. Icyo tuganira uyu munsi no kuvuga iti aya mategeko aya Moses yanditse ibi byaha yashyizeho kuvuga uwakora ibyo byaha iyo urebye igihe Bible yandikiye igihe babitwigishirije usanga ari byo bihora bikorwa buri gihe. Iyo urebye televiziyo urebye amakuru hose ni ibyo byaha tubonaho gusa. Ese ibyo byaha ari turi nk'abantu bakuze twabihagarika gute? Uracyagira ubwoba ngo wakoze icyaha, ngo ufite icyaha? Icyo nicyo kibazo cy'uyu munsi. Uracyagira ubwoba by'icyaha wakoze? Genda kubwira ko ibyo byaha nta byaha biriho n'imyumvire y'abantu, ariko ndakwigisha uburyo ugomba kubyirinda. Ngewe ndi Rubasha, ndi preacher, kugira ngo nkwigishe muri experience zanjye no kwizera wowe ko uri Imana. Iyo wizeye kuri Imana ibintu byose biragufasha. Iyo wizeye wowe kuri Imana byaha byose urabyirinda. Ariko ntabwo uzajya gutegereza umuntu uvuye hanze ngo akurinde ibyo byaha. Ibyaha ni wowe ugomba kubyirinda. Inyigisho zanjye ni ukuguha ingufu zawe guhagarika ikintu cyose kuko kikuvamo, icyiza n'ikibi. Umunsi uzamenya ko wowe ufite izo ngufu ukabyizera, nta kintu uzongera guhura nacyo, nta kibazo uzongera guhura nacyo. Kuko ibintu byose wagiye uhura nabyo ni ibintu ugenda usubiramo biripitinga. Ukagira inshuti ugashwana nazo, ukagira ikibazo ukabura uko ugikemura, kikongera kikagaruka. Uko nuko ubuzima bwacu bumeze. Ariko iyo umaze kumenya izi nyigisho zanjye, ibyo byonyine ntabwo byongera kubaho. Kandi ibyo tubiganira bivuye muri Bible. Bibiliya ni igitabo cyandikiwe mind z'abantu bose. Nuko bimeze. Uyu munsi rero niyo mpamvu nkubwira nti ibyo batubwiye kuvuga ko hari ibyaha bikorwa. Hari ibintu buri gihe twashyizemo kumva ko ari ibyaha, bati ntuzakora ibi Imana izaguhana. Nta Mana yindi guhana, nta Mana yindi izaguhana undi munsi ibyo wakoze. Imana iguhana, judgment ugira ziba ziri muri wowe. Ikintu wakoreye umuntu kibi kirakubabaza mu mutima wawe. Nta wundi ubimenya, nta n'undi ubibona. Ubeshyera umuntu bikakurya mu mutima wawe. Ukora ikintu kibi ushobora kwiba akantu ukagenda mu nzira, ibitekerezo birimo by'uko ako kantu wakibye nta kindi kizimutekereza. Utekereze, se bambonye, ese ubu abapolisi bampagaritse bakansaka. Ko judgment ziba ziri muri wowe. Ikintu cyose wakoze cyongera kugusubiramo kuba ari wowe, kuko nta wundi ukimenya. Kuko n'uwakubonye agushinjije ukabihakana nta ushobora kubimenya, kuko wowe umuntu wabibonye numwe, umuntu ubizi numwe. Uzi ko iyo ubihakana, uhakana ikintu akubwira ngo ukize. Ni ya Mana yawe uri muri wowe, ntugire ngo uzava hejuru, ibiri muri wowe. Ati ntakubonye wabyibye. Ariko kubera iki ari Imana yawe urahakana. Ariko yo ikabibizi, judgment yawe ikabibizi. Umwana arakubeshya ukabibona ubizi. So ibyo rero ni ibintu nature byabaye kuvuga ngo umwana kuki akubeshya kandi ari umwana ataramenye kumenya niba ari icyaha se cyangwa niba atari icyaha. Ibyo ni nature rero. Ibyo rero kubihindura rero, iyo umaze kumenya inyigisho zawe ivugana n'Imana yawe muri wowe, ukamenya ko ikikuvuye mu bwonko bwawe aricyo kiva ku munwa wawe, icyo gihe niko kuri kwawe. Niko kuri kwawe, uko niko kuri kwawe kugaragaraho wowe wenyine, kuko nta wundi ukumenya.
hano kwigisha amategeko abiri ari muri Bible, ari muri Bible ndayifite no mu Kinyarwanda hano, kubera ko nyine ayo mategeko abiri nuyamenye nta kintu wongera kugirana n'umuntu, kuko uzi yuko ari wowe ikibazo cyose kije kikuvuyeho kiba kikuvuyeho, icyiza cyose uba ukoze kiba kikuvuyeho kivuye ku mutima wawe. Nuko rero ntabwo uzagikorera mugenzi wawe, kuko mugenzi wawe ni Imana nkawe. Nta muntu uhemukira umuntu bataziranye. Akenshi umuntu uguhemukira ni umuntu muziranye, akenshi umuntu mugira icyo mupfa ni umuntu muziranye. Kandi rero hano kubimeze, ari umuvandimwe, ari n'inshuti yawe, ari n'umuntu wo hanze, nta tandukanirizo, kuko mind zose ni zimwe. Niba utishimiye icyo ukora wowe ukagikorera mugenzi wawe, birakubabaza. Icyo iwagikorera mugenzi wawe ni kimwe nkuko wagikorera umuvandimwe wawe, nta tandukaniro rihari. Niyo mpamvu usanga abavandimwe benshi bararyana cyane. Izo experience turazifite iyo abavandimwe bananirwa kugabana ibintu by'imiryango, umuvandimwe akabarya mwese, kandi ari umuvandimwe wanyu, ari umuntu wabareze, ari umuntu wari ukwiye kubarebera no kubashyigikira. Kubera iki? Kuko inyungu ze yazishyiriyeho, kuko yibagiwe ko atakwifuza ko icyo atakorerwa atagomba kucyifuriza abandi. Hano Mariko iravuga iti, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Itegeko rya kabiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha aya mategeko gukomera. That is two things. Ibi ugomba kubishyira muri mind yawe. Iyo bavuze rero ngo Imana, ngo ukunda Imana, ntugire ngo ni Imana iri mu kirere. Ni wowe, ni Imana ari wowe. Umutima wawe, ubwenge bwawe, n'ingufu zawe zose, byose biba bikurimo. Ikindi yavuze ni iki? Ubugingo. Ni wowe. Numenya ko umutima wawe uri wowe, uri umwere muri wowe, naho ngaho bihera. Ugomba kwikunda n'ingufu zawe zose, n'umutima wawe wose, ukabimenya, ukiyitaho buri munsi kuri wowe. Nta kintu gihera ku wundi. Ni wowe wa mbere. Mu ndege, uri mu ndege, iyo ugiye kugenda, aba hostess barakubwira bati igihe cyose oxygen ibuze, wowe ushyiraho mask bwa mbere kugira ngo ufashe undi. Ni iryo tegeko. No kugira ngo ufashe umwana wawe ugomba kwikiza, hanyuma ugafasha umwana wawe. Ni iryo tegeko rya mbere, kuko ni wowe Mana. Kuba uwa kabiri nyine, yaba ari umwana wawe, yaba ari undi nyine aramufasha. Ni wowe wa mbere, ni njyewe. Iyo bavuze neighbor rero, n'undi muntu, ntukagire ngo neighbor ubu umuturanyi. Iyo bavuze umuturanyi, ntukagire ngo n'undi muntu, cyangwa umuntu ngo umuturanyi hafi aho ngaho, umuturanyi hariya. Reka da, umuturanyi n'undi muntu uwo ari we wese. Umwana wawe ni neighbor wawe, umugore wawe, umugabo wawe, inshuti yawe, n'undi muntu. So bivuga ko ibintu byose dukora, ibyaha byose dukora, tubikorera inshuti zacu. Inshuti zawe nizo zigukorera ibyaha, inshuti zawe nizo zikuvuga, inshuti zawe nizo zikugambanira, abavandimwe bawe nibo bakuvuga. Nta kintu kiva urebye kitavuye ku bantu bari kure ruhande. Niyo mpamvu rero izi nyigisho bazimenye, ibyo ntibyongera kubaho, kuko icyo uvuga kiba kivuyeho. Iyo wikunze, iyo wamenye ku buzima bwose bushingiye kuri wowe bwa mbere na mbere,
abandi bakaza ari aba kabiri, kuko ari inshuti zawe, abavandimwe bawe, abaturanyi bawe, utakwifuriza kubakorera icyo wowe batagukorera. Nuko bimeze iyo ufite uwo mutima umeze gutyo, nta yandi mategeko ukenyera kumenya. Ntabwo uzajya gukorera mugenzi wawe ikibi kandi wowe utekereza ko atakigukorera. Ariko rero bigenda gutese iyo ufite ya nyota se, iyo ufite cya kibazo cy'amafaranga, ukavuga utaho kugira bigende gutereka nikopeshe, ndabizi ntayo nzabona nzamwambure, ubishyira mu mutwe wawe. Ariko ushatse wavuga utereka inshuti zanjye, sinshaka umuntu uzagira wowe wavuganye n'Imana yawe, wowe wavuganye nawe ubwawe bwose, ujya gukora ikintu kibi mu Mana yawe yakubwiye, yakugiriye inama. Niyo mategeko, yandi mategeko yandi yamuze. Iyo witwaye neza wowe ku giti cyawe, ntabwo ushobora kuyica. Ntabwo uzajya gusambanya urumva umugore wundi kandi wumva ko utabikwifuriza ko nta wabigukorera. Icyo gihe wowe urabyirinda. Ntabwo uzongera kwiba amafaranga y'undi muntu kubera ko wowe wumva ko icyo kintu kitari cyo utagikora. Nta Mana izaza kuguhana ngo uko ibikoze, kuko abantu benshi barabikora. Nibyo nyine bavuga, ni experience y'ubuzima. Ibi byose tuvuga ngo Imana izaguhana, ukabona abantu barabikoze, barongera babikoze, ukabikora ntihagire icyuba, ukongera ukabikora ntihagire icyuba, ukarakaza abandi, ugashwana n'abandi. Kubera iki? Izo nyigisho badusobanuriye nyine baratubeshye ngo uzakora ibi byaha ngo Imana izaguhana. Nta Mana iguhana, kuko niyo mpamvu ibi byaha bihoraho. Ariko niba wirinze kubikorera mugenzi wawe, ukirinda kuko wamenye kuko uri Imana, ibi byaha ntibyongera kubaho. Inyigisho zanjye yewe nuko wowe ni pratique, urabikora, ukabireba, ukabitekereza, ukabishyira muri mind yawe. Ikintu waba ugiye gukorera umuntu mubi wagitekerezaho ko utakwifuriza ko batagiye kugukorera, ntabwo ugikora. Guilty judgment zose zikubaho ziba muri mind zawe, ziba mu bwonko bwawe. Niyo Mana yawe ikubwira, kuko iba yavuganye nawe ikintu cyose ugiye gukora. Yes, no muri Matthew nayo irabivuga, ntuzagirire undi muntu ikintu kibi. Ni ugomba kugitekerezaho buri munsi. Ugomba kurara uvuganye n'Imana yawe guhinduka. Guhinduka rero ntabwo bigira igihe, ntibigira imyaka. Igihe cyose wumva izi nyigisho, hari n'abandi bazigisha benshi. Iyo bitandukaniye rero nazira batwigisha ko umuntu izaguhana, ko Imana izaza, uhora ubikora kuko utegereje ko Imana izaza ngo iguhane. Ariko ukaba wagiriye umuntu wawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe ikintu kibi, kandi ari we Mana. Yes, nta yindi Mana uhemukira. Ntiwonze kukumva ngo hari Imana yo hejuru uhemukira. No, Imana uhemukira, Imana ugirira ikintu kibi, ni umugenzi wawe, ni umuvandimwe wawe, ni umuturanyi wawe, ni umwana wawe. Ni nabo nibo babigukorera. Abavandimwe bawe, umwana wawe, umugore wawe, nibo bakorana ibintu bibi hagati. Nizo Mana, nta yindi Mana uhemukira. Numara kumenya ko Imana uhemukira, ukamenya ko ari umuntu uturanyi wawe, ukamenya, ntuwongera kubikora. Niyo mpamvu umwana akiri umwana atangira kukubeshya ataramenya aya mategeko, atarasoma aya mategeko, abikura heza. Nuko rero, ariko iyo twize ko umwigishije ko iyo akuze ko atashobora gukorera umuntu ikintu atakwifuriza ko bakimukorera, nta bindi, ntayo mategeko amenya. Akamenya kwikunda n'ingufu ze zose n'ubwenge bwe bwose. Nicyo kiguha amahoro, nicyo kiranga umuntu, nicyo kiranga Imana. Kuko iyo wikunze ugira wa mutima wo gukunda abandi. Ntabwo uzifuriza umuntu ikintu kibi, kuko nawe urikunda, wifuriza icy'abantu nawe bakubona, uguhoro uwihagazeho ukeye, nawe wifuza ko abandi bakeye, n'abandi babibona
bakabikwigiraho, bakabigukundiraho, bikaguha ishema muri wowe muri mind yawe. Nta wundi ubimenya, nta wundi ubimenya. Imbabazi ugirira abantu uzigirira muri mind yawe, si ngombwa kubibabwira. Ugomba kubaho nta muntu ukigirira inzika, kuko uzikura muri mind yawe, uzikura mu bwonko bwawe, nta bindi. Si ngombwa kujya kuvuga iti nkugiriye imbabazi, nkugiriye imbabazi ngo ariko ngo ntabwo nzabyibagirwa ibyo nakoreye. Ibyo ntabwo bibaho. Ibyo nta kintu ubwira umuntu, ibyo ntacyo bimaze. Wowe zikure imbabazi zawe zigirira umuntu mu bwonko bwawe, muri mind yawe. Kubyibagirwa byo ntushobora kubyibagirwa, kuko nta kintu wibagirwa. Ikintu wabonye, ikintu cyakubayeho muri mind, ntawe ujya ukibagirwa. Umuntu wahuye nawe, umuntu wakubonye nawe, ntawe ujya ubyibagirwa. Niyo utabyibagiwe uyu munsi utabyibuka, ariko bijya kuza igihe cyose biraza. Niyo mpamvu ijuru riri muri mind yawe. Ijuru nta myaka rigira, ubwonko nta myaka rigira. Igihe cyose, ikintu cyose kiraza. Wabonye mu myaka 30, 40, kiraza ukabona umuntu arakwibukije ikintu wakoze uri mu ishuri. Uraza umuntu arakwibutsa ikintu wakoze, ikintu wibyashize imyaka 20 cyangwa 30. Kikaza uri aho ngaha, kikaza utabyize gute. Hari sinzi aho kiba cyaragiye, ariko ikintu cyose waciyemo wabonye kiraza, ari cyiza ari n'ikibi. Nuko bimeze. Izi nyigisho rero ni bintu bihari, ariko tutasobanukiwe neza. Tubona bya buri munsi, twibaza impamvu duhora tubibaza ibibazo n'amakimbirane n'iki. Izi nyigisho nubibona nta makimbirane uzongera kugira. Ntuzongera gutuka umuntu yagututse uzajya usanga nta n'icyo bivuze. Umuntu inshuti zawe zizakuvuga biba bitwaye ikisi. Nuko bimeze. Hari igihe tukiri abajene abantu bakarwana, ukaba ufite ukikundira agakobwa, wagenda ugasanga mushuti wawe yaje yaguteranyije, yakubwiye amagambo, ukarakara. Kera tukarakara. Nuko bimeze. Nuko bimeze rero, nuko nawe ukabikorera abandi, nawe bakabigukorera. Ariko rero iyo ugenda ukuze nyine umenye ko ibyo bintu atari ibyo, ariko kwigana na experience. Ibyo byose ubicamo nyine, ubicamo kugira ngo ugire experience y'ubuzima, kugira ngo wige. Ubu rero niyo mpamvu izi social media zaje, zikaba twaje tukabiganira, nkabibabwira. Kandi muri dukomeze dushyigikirane, mu nkurikire kuri YouTube channel @na_rubasha, kugira ngo musubscribing namwe, kandi zabashyigikira mu bitekerezo byanyu mufite. Ikindi ntaribagirwa, izi nyigisho ni ibintu tuganira, ni ibitekerezo bya buri muntu. Nta bintu byo gutukana, nta bintu byo kurakara, nta bintu by'ubufana. Utumvishe utemeye ibyo nkubwira nawe niki nakubwiye, ibi ntacyo bihindura. Imana ni imwe, ubuzima bwacu burakomeza. Nta special things Imana iguha. Iyo Mana abantu bavuga, iyo Mana ntibaho. Imana ni twebwe. Urarwara ukabura umuntu, ukabura iki, wakwizera Imana yo hejuru cyangwa se Imana muri wowe, byose ubuzima bwacu ntituhinduka. Ntitukagere twangana, dukomezanye, dukundane, tugire inshuti. Kandi mwibuke Mark ku murongo wa 12:29-31, niyo mategeko yonyine abiri. Nuyamenya nta kibazo uzongera kugira n'abantu, nta kibazo uzongera kugirana n'inshuti. Thank you. Mukomere.